Imana ibaha umugisha bana bato. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko Imana yarihaye umuhanuzi wayo Marrion. Ahangaha dufite ikibwiriza yabwirije akita Edeni ya Satani. Nk'uko mubireba ahangaha imbere yanyu, ikibwiriza yakibwirije ku itariki 29 z'ukwa munani mu 1965, akibwiririza i Jeffersonville muri Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha imbere yacu tuhafite iki gishushanyo kigaragaza Edeni y'Imana iyo yari yaremye ikayigira ubuyobozi bukuru bwayo. Aho niho yaregeneye ko hagomba kuba headquarters, aho Imana yagombaga kuyoborera ubwoko bwayo, ariho yashyize Adamu na Eva. Ntabwo ari buhayoborere gusa ubwoko bwayo, ahubwo byari ibyaremwe byose. Yari yahashyize umuntu kugira ngo aragire ibyaremwe byose. Aha ku ruhande naho tuhafite Edeni ya Satani, iyo nawe yakoze mu rwego rwo kugira ngo arwanye iby'Imana. Iyi Edeni y'Imana, Imana yayiremye mu minsi 6. Hanyuma hano dufite na Edeni ya Satani, nawe yaremye mu gihe cy'imyaka 6,000. Edeni y'Imana, Imana yari yayiremye kugira ngo yishyiremo abana bayo, abo igereranya n'abana b'intama. Rero tugiye kureba uburyo Satani yaremye Edeni ye n'amayeri yakoresheje, noneho n'uburyo bwo kumunesha. Mukurikire neza kugira ngo mubashe kumva neza amayeri yose Satani akoresha, kandi kugira ngo mumuneshe. Bana batoya rero bakundwa, Imana irema abana bayo, yaba buri muhungu wese w'Imana na buri mukobwa w'Imana yahoze mu Mana. Mu itangiriro umuhungu n'umukobwa wese w'Imana bari mu Mana, nk'uko umuntu agira igitekerezo kitagaragara ariko yarangiza akagikora. Umwubatsi mbere y'uko yubaka inzu abanza kuyigira mu bitekerezo bye, ya nzu yarangiza akayubaka. Rero uko niko Imana yari ifite mu bitekerezo byayo abahungu n'abakobwa bayo. Hano murabibona aho byanditse ko every son of God and every daughter of God was in God at the beginning. Nuvuga ngo mbere y'itangiriro twese abana b'Imana twari turi mu Mana mu bitekerezo byayo. Ahangaha rero Imana yari yaremye Edeni yayo, aho inkingi y'umuriro yagombaga gusura abana b'Imana bari muri Edeni, kandi ikabayoboresha ijambo ryayo. Nuvuga ngo Imana yari yaremye Edeni yayo ikoresheje ijambo ryayo. Hanyuma hasi Satani nawe arema Edeni ye. Iyo Edeni ye yayiremesheje icyaha. Mureba neza hano munsi murabona ko handitsemo sin, bisinyifiye icyaha, icyo Satani yazanye ku mukobwa w'Imana n'umuhungu w'Imana, abo Imana yari yaremye. Imana rero icyo ishaka ku bakobwa n'abahungu bayo no kumva ubutumwa, no kumva ijambo ryayo, kuko ari ryo buyobozi bw'ukuri ku bantu. Nuvuga ngo nicyo kintu Imana ishaka ko umuntu ayoborwa nacyo. Ariko Satani mu buhanga bwe, mu buriganya bwe nk'uko tuza kubibona, we yakoresheje ko umuntu ayoborwa n'ubwenge bwe, ayoborwa n'uko abyumva n'ubuhanga bwe, akabyishingikirizaho, ibyo bikamukururira icyaha n'urupfu. Ahangaha Imana yari yaremye Edeni yayo, yirema mu gukiranuka mu gihe cy'iminsi 6. Hanyuma Satani nawe mu buriganya, mu gihe cy'imyaka 6,000 nawe yaremye Edeni ye. Tugiye kwiga amayeri umwanzi akoresha kugira ngo tubashe kumunesha, kubera ko mu gihe cy'imyaka 6,000 yabashije guhimba amayeri menshi ayobesha abantu. Ariko ayo yayobesheje abantu mbere, nayo yayobesha abantu uyu munsi. Ahangaha turabona ko muri Edeni ya Satani ikintu yayiremesheje ni icyaha. Icyaha ni uguhakana ijambo ry'Imana. Aha mu itangiriro igice cya 3, aha murahabona n'umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana yavuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ahangaha ni inzoka yari yegewemo na Satani, irimo kubaza Eva, imubaza icyo ijambo ry'Imana rivuga,
itagamije kurimenya, ahubwo igamije kugira ngo ibone uburyo imushuka. Aha rero mu itangiriro ibice bitatu hari antikristo. Antikristo ni ikintu cyose kirwanya ijambo ry'Imana, ko tuzi ko Kristo ni ijambo. Ikirwanya ijambo rero kiba ari antikristo. Aha muri Yesaya 14 icyateye Satani gukora ibyo byose arwanya ijambo ry'Imana turakibona ahangaha muri Yesaya mu bice 14 havuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga, ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Iyi niyo ntego ya Satani, no kwizamura akishyira hejuru. Ahantu hose muzabona Satani, muzabona ko ashaka kwishyira hejuru, ashaka kwigira igitangaza, ashaka kuramya, ashaka kugira ngo abantu bose bamwubahe. Ariko nureba Imana uzabona ko Imana impamvu yigereranya nk'intama cyangwa abana bayo ikabagereranya nk'intama, nuko Imana yo iza yiyoroheje, iciye bugufi, icishije make. Naho Satani aza yigize igitangaza, y'inyenyeri, ashaka kuzamura intebe ye ngo ayishyire hejuru. Tugiye kureba rero amayeri ye yagiye akoresha mu bihe byinshi kandi n'uburyo bwo kumunesha. Ahangaha turabona yuko ijambo riratubwira ngo anything that is against the word is your enemy. Ikintu cyose kirwanya ijambo ry'Imana, icyo kintu ni umwanzi wawe. Nuvuga umwanzi wacu muri ubu buzima ni ikintu cyose kirwanya ijambo ry'Imana. Umwanzi wawe ntabwo ari mugenzi wawe, ntabwo ari runaka, ahubwo umwanzi wawe ni ikintu kirwanya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni Kristo. Kristo ni ijambo. Ubwo rero ikirwanya ijambo cyose kiba ari umwanzi. Aha turareba uburyo Satani yashutse Eva nkuko tubibona mu itangiriro igice cya 3. Ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Iyi ni Imana yari irimo itegeka Adamu, umuntu yari yaremye. Hariya mu gice cya 2:17 haravuga ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Vanga Imana yo yari yavuze ko umuntu azapfa. Iri niryo ryari ijambo ry'Imana. Ariko mwitangira ibice 3 inzoka igiye gushuka Eva, yo iramubwira ngo iyo nzoka, ahangaha turahabona ku murongo wa 4, iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Mwabonye umwanzi? Muramureba? Ahangaha Imana yavuze ko bazapfa, naho umwanzi, cya kintu kirwanya ijambo ry'Imana, cyo kiravuze ngo ntabwo bazapfa. Nuvuga ngo umwanzi wawe ni ikintu cyose kigerageza kuvuguruza ijambo ry'Imana. Uwo ni antikristo, ni anti-scriptures, n'urwanya ibyanditswe. Uwo ngo ni umwanzi kandi ukwiriye kumurwanya ndetse no kumwongera kure, kubera akabazanya urupfu. Ahangaha turareba amayeri y'umwanzi agenda akoresha. Ahangaha amayeri ya mbere akoresha ni ugusobanura nabi ijambo. Vanga ijambo ry'Imana arisobanura uko ritari, misinterpreting the word. Ayo ni amayeri, tactics of the enemy, amayeri y'umwanzi. Aha turimo kwiga amayeri y'umwanzi akoresha. Amayeri ya mbere akoresha ni ugusobanura nabi ijambo ry'Imana. Yarisobanuriye nabi Eva mu ngobyi ya Edeni, azana urupfu. Uyu munsi nimubona umuntu upfa, nimuboca kwirimbi, nimuca kwa muganga hari abarwayi, nimubona umwana urimo kurira, nimubona umuntu ukennye urimo gusabiriza, biriya byose ni ingaruka z'umuntu wumviye uwari urimo asobanura nabi ijambo ry'Imana. Rero Satani, umwanzi wacu, asobanura nabi ijambo ry'Imana, aho mukwiriye kumucunga cyane. Ikindi, religious, nuvuga ngo ahindura ibintu idini. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ryaje rigamije kugira ngo abe ari ryo riyobora abantu, warikoramo idini, rigahinduka ikintu abantu bajyamo bagakora agatsiko, bakumva ko ari abana b'Imana bishingiye kuri ako gatsiko, aho gushingira ku ijambo ry'Imana. Icya gatatu
azana uburiganya. Abafite ibinyoma ashukisha abantu, akabashuka, akabereka ubuhenzi, araba ahenda, akabashuka, akabereka ibitari byo, akabizeza ibitangaza. Uyu mwanzi mugomba kumurwanya. Kubera kuko Imana yaravuze ngo every seed after its kind. Nuba yaravuze ngo buri mbuto igomba kororoka ikurikije ubwoko bwayo. Imana ntiyigera inyurana n'ijambo ryayo, ntiyigera yivuguruza mu byo yavuze. Nubona rero ikintu gishaka kuvuguruza icyo ijambo ry'Imana ryavuze, kabone nubwo byaba bisa neza muri bwa buhenzi bw'ibyaha, muri bwa bushukanyi, ntukabyemere. Satani, uyu munsi abantu baramya Satani. Mureba neza ahangaha, murabona hari itorero, insengero, ariko abantu baramya Satani. They worship Satan. They are thinking that they are worshiping God. Nuvuga ngo abantu baramya Satani batekereza ko barimo kuramya Imana. Binyuze hehe? Muri ya madini religious, aho abantu bagerageza kubaka ibintu bakabyubaka badakurikije icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Noneho ababigiyemo bakaramyamo Satani batabizi, bazi ko bari kuramya Imana. Ariko uburyo bumwe bwo kuvumbura ko ari Satani ni ukureba niba byubashye uko ijambo ry'Imana ryavuze. Ahangaha rero turabona icyo Satani akora muri ya mayeri ye. Ahangaha binyuze mu iyobokamana, Satani nawe yashobora gusubiramo ibyanditswe, yashobora kukubwira ibyanditswe, akabikora nk'uko yabikoreye Eva, kuko yamusomeye ibyanditswe. Ariko Satani ntajya yubaha ijambo. Uzasanga abantu bameze bate, barasenga, ariko ni abantu bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera. Aba bantu ntabwo ari abantu bubaha icyo ijambo ryavuze. Iyo ukunda ijambo, wubaha icyo rikubwiye mu buryo bwose, mu mwuka, mu mubiri, mu bikorwa byawe. Umwana mwiza wubaha Imana agenda uko ijambo ry'Imana ryavuze, ntabwo agenda uko isi imeze. Kuko abantu benshi bajya mu nsengero ndetse bakagira aho babarizwa, ariko imibereho yabo igasa n'isi, ikamera nk'iyi ngiyi tubwirwa hano muri Timoteyo 3:2, kandi imibereho yabo igahakana ijambo ry'Imana. Ntuzigere n'umunsi uhakana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo kubahwa. Bana bato rero, muri ab'Imana, bavuga ngo muri abana b'intama b'Imana. Umwana w'intama w'Imana mu ngobyi ya Edeni, Imana yagennye ko ayoborwa n'ijambo ry'Imana. Mu gihe uwa Satani, ingobyi ya Edeni, muri Edeni ya Satani ho ayoborwa n'icyaha. Vana umuntu w'incakura, uyoborwa n'icyaha, utubaha icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Uyu mwanya rero turashimira Imana bikomeye ko yaduhaye umuhanuzi kugira ngo atubwire icyo Imana idushakaho. Murabizi yuko intama igihe cyose ntabwo ishobora kwiragira, ntabwo ishobora kwiyobora inzira. Intama iyoborwa n'ijambo ry'Imana. Rero Imana ntabwo ishobora gusiga abana bayo, kuko izi ko ari intama, ngo ibasiga itabahaye icyo bagomba kugenderaho, ibasigira ijambo ryayo. Niyo mpamvu yatwohereza umuhanuzi. Murabona hano Marrion Branham irangije iramubwira ngo ibyo avuga abishyire ku mabande, abishyire ku mabande, abishyire ku makasete, kugira ngo babyumve. Bande za ntama z'Imana. Nuva rero mugomba gukandaho ku mabande, mukumva icyo ijambo rivuga, kugira ngo mucyubahe kandi mugikunde kandi mugikurikize, kuko nibwo buzima bwanyu. Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe kongera kuvugana namwe, kandi ndabinginga cyane kugira ngo mukunde ijambo ry'Imana. Ntimukemere uburiganya bwa Satani, ntimukemere ko abashuka, ahubwo mwubahe icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi mukure mushimwa n'Imana n'abantu batabashimira ko muri afite amasura meza cyangwa mwambara neza, ahubwo babashimira ko mwubaha ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha.